Muraho neza inshuti zacu ndabakunda cyane ndabashimiye mwese abakomeje gukora subscribe share na comment na like mwese Imana y'amahoro igahumugisha mwese utagabanyije kandi tusangire. Hanyuma rero mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu ndagira ngo nongere mbamenyeshe yuko ducuruza imiti, tugira imiti igiye itandukanye. Ikindi tukaducira abagore imyeyo, tukadukora na massage, dukora massage z'ubwoko bwose, ducira abagore imyeyo, tugira n'imiti ikuza imboro, tukagira n'imiti ituma umugabo atinda gutera akabariro nyine agakomeza agaproronja, tukagira n'imiti y'amavangingo, tukaba dukora na waxing, kogosha imyanya y'ibanga ndetse no mu kwaha. Noneho n'ikindi tukaba tugira n'amacumbi. Ushobora kuba ukeneye ahantu ho kuruhukira, ukeneye ahantu ho kuruhukira nyine wumva ko uvuga uti umutori ntago yampa ahantu habi, ni karibu. Nimero yacu rero ya WhatsApp ni 0781170812. Iyo uri hanze y'u Rwanda ubanza akamenyetso ko guteranya 250. Uyu munsi tugiye kuganira ku biganiro bibiri. Hari ikiganiro cy'uburyo ibyo ushobora gukorera umugabo wawe, cyangwa se ibyo ushobora gukora kugira ngo umugabo wawe atazaguca inyuma. Icyo ni icya mbere. Ikindi noneho turebe mu muryango nyarwanda abagabo bo mu byiciro bibiri. Dufite ubwoko bubiri bw'abagabo, ntabwo ari mu Rwanda gusa, nuko wenda twavuga bitewe nuko ariho turi, ariko ni nk'aho ari isi yose. Hari abagabo b'ubwoko bubiri butandukanye. Hanyuma rero tugiye kubanziriza hehe? Tugiye kubanza kuganira ku kintu gishobora gutuma umugabo wawe ataguca inyuma. Impamvu zishobora gutuma umugabo wawe ataguca inyuma ni izihe? Muri rusange ni ukuvuga ngo abagabo ni abana beza n'abagore ni abana beza iyo bose babashije gufata inshingano ndetse buri wese akamenya agaciro ka mugenzi we. Tugiye guhera ku cya mbere rero, umugore yitwara ate? Umugore ni ibiki umugabo amukeneraho? Ni ibiki umugore agomba gukorera umugabo we kugira ngo umugabo atamuca inyuma cyangwa se atamuharika? Buriya ingo nyinshi zibana wenda niyo batari mu makimbirane, ariko ugasanga abagabo wenda bafite inshoreke, ugasanga umugore afite mukeba we, ariko umugore ndamuzi cyangwa atamuzi, cyangwa se umugabo ajya hanze ajya gusambana hanze. Ibyo byose tugiye kureba uburyo ushobora kwitwara wa mugore we, ibyo ushobora gukorera umugabo wawe ntazaguca inyuma mu buzima busanzwe. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ku bijyanye na sex gusa tugiye kwibandaho, tugiye kureba mu buzima busanzwe. Ese ni iki umugore asabwa kuba yakora? Ni izihe mpamvu zishobora gutuma umugabo aguca inyuma? Ni izihe mpamvu zishobora gutuma umugabo wawe ataguca inyuma? Tugiye guhera hamwe rero tubirebe, tubiganireho. Ahangaha ikintu cya mbere, iga kuganira n'umugabo wawe. Iga kuganira n'umugabo wawe. Ni ukuvuga ngo umugabo wawe wimureba ngo wumve ko wenda ari umugabo wawe gusa, ahubwo wumve ko nyine ngo kubera yagushatse, ngo yashaka ko mwororoka, yashaka kugira ngo mubyare, ibintu nk'ibyo. Ibyo yego nibyo, ariko umugabo wawe mugira inshuti yawe. Mugira inshuti yawe, mujye muganira, umwumve, umutega amatwi. Ibi ngibi bizafasha umugabo wawe kumva ko hari umuntu afite, kandi uwo muntu aramwumva, uwo muntu baraganira, uwo muntu nta kintu ashobora kumuhisha. Naho nutamuganiriza, umugabo wawe azatangira kujya aguhisha ibintu bimwe na bimwe, aribyo bizarangira agiye hehe? Agiye hanze, agiye kuguca inyuma. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ni ukuganira n'umugabo wawe. Ganiriza umugabo wawe mu gihe agukeneye. Ariko nanone hari abagabo badakunda kuganira, ariko gerageza umugabo wawe umuganirize. Ganiriza umugabo wawe, muhindura inshuti yawe, aho kugira ngo mubonemo umugabo cyane gusa, ahubwo mubonemo inshuti yawe y'akadasohoka, ku buryo amabanga ye yose mubiganiraho, ndetse mugafatira umwanzuro hamwe, yaba ari ibigenda neza, yaba ari ibitagenda neza, yaba ari iterambere ry'urugo, yaba ari ibintu mu buzima busanzwe. Muhure muganire, hanyuma nimumara kuganira mufatire umwanzuro hamwe. Ibi bintu bishimisha umugabo cyane, ku buryo azumva ko afite inshuti, afite umugore umwumva, afite umugore baganira. Uwo muntu yaba ari umugore niyaba ari umugabo, uwo muntu arakenewe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Dukeneye umuntu twumva, dukeneye umuntu tuganiriza ibyacu.
rero hindura umugabo wawe inshuti yawe. Icyo ni ikijyanye no gutera akabariro. Igikorwa cyo gutera akabariro cyangwa se mu gihe muri kurongorana, hereza agaciro kiriya gikorwa cyo mu buriri, hereza agaciro kiriya gikorwa mugiye kujyamo. Wikumva ko nyine ari igikorwa cy'umuhango cyangwa se cy'umugenzo, ahubwo bikore wumva ko umugabo wawe agomba kwishima uko byagenda kose, kandi umuganirize mu bwete, ese sheri tubigenze gute, ese urashaka tubigenze gute, urashaka dukora ihe pozisiyo sheri wanjye, ikuryohera ni iyihe, nyine muganire. Hanyuma kuri iki gikorwa cyo mu buriri cyangwa se cyo gutera akabariro ukigire icyawe, wumve ko umugabo wawe yakuzanye kugira ngo umushimishe mu buriri, yakuzanye kugira ngo muganire mwembi, mubiganireho, noneho mukore igikorwa neza, mutere akabariro neza, kagende neza kandi mwese muryoherwe. Hereza umwanya umugabo wawe muri kiriya gikorwa, ndetse anisanzure akubaza ati se bimeze bite, ati ibintu nk'ibyo. Niba ari na pozisiyo muzihindure, niba kubwira ko aha muryohera ari aha, mubikore uko nguko. Ibi bintu bizafasha umugabo kumva ko nta kintu na kimwe akeneye hanze. Akeneye hanze iki mu gihe umuha neza, akeneye hanze hehe mu gihe ukimwumva, mu gihe mukiganira. Ibintu nk'ibyo bishobora gutuma nabyo umugabo ataguca inyuma. Guhereza neza umugabo, kumuha igituba neza no kumuganiriza, ibi bintu bizatuma umugabo wawe ataguca inyuma. Ikindi cya gatatu noneho, hereza umugabo wawe icyubahiro, mwubahe, ubaha umugabo wawe. Urumva, muhe icyubahiro kirenze igikenewe. Wumve ko umugabo wawe ugomba kumwubaha byanga byakunda, umuha agaciro, umuha agaciro. Noneho najya no kujya hanze avuga ati se ubundi ajya hanze gukora iki, umugabo rero wanjye aranyubaha, umugore wanjye aranyumva. Nyine mwubahe, umuha agaciro, ku buryo niyo ari kumwe n'abandi yiyumvamo nk'umugabo. Uzi ko buriya mu rugo iyo udaha umugabo wawe agaciro, utamwubaha, umugabo wawe agera hanze akumva ntabwo ari umugabo. Yaba ari kumwe n'abandi ukabona rwose nta bugabo bumurimo, yacitse amazi kubera ko wamuciye amazi. Ubaha umugabo wawe, urumva, noneho nurangiza umuha agaciro. Ibi bintu bizamufasha kumva ko niyo yaba ari kumwe n'abandi mu biganiro, ari kumwe n'abandi bagabo, babandi bafata imyanzuro, babandi baganira ku bitekerezo, icyo gihe nawe azatanga igitekerezo mu bandi, bimuhe n'ingufu n'imbaraga zo gukora akazi, kandi akazi ke kagende neza, ku buryo no kujya hanze azajya hanze wenda rimwe ariko ntabwo azasubirayo. Arega gusambana ni icyaha, mujye mubanza mubimenye. Gusambana ni icyaha kibi cyane kinanuka. Rero iyo ugiye gusambana hanze, menya neza ko uhemukiye mugenzi wawe, wishe isezerano, wishe isezerano. Niba ugiye gusambana hanze wishe isezerano. Gusa mu buryo hari abagabo bagiye kubera ko bafite abagore babi. Rero mu buryo kugira ngo ube umugore mwiza, ibi bintu turi kuvuga ubigendereho kugira ngo bizagufashe ko umugabo watazaguta. Hari abantu benshi ubu ngubu ingo nyinshi ziri gusenyuka, ugasanga umugabo ngo yagiye ku wundi mugore, aragutaye. Kubera iki? Kubera kutamenya kwawe, kutaza ku Mutoni TV ukurikire ibiganiro byacu, tukubwire. Urumva, ha agaciro rero umugabo wawe umuhe icyubahiro. Urumva, umuhe icyubahiro, umuha agaciro, ndetse kanarenze ku buryo yumvamo nk'umugabo, n'ibyo akora byose yumve ko ari umugabo. Urumva, ibi ngibi bizamufasha kumva ko adashobora kujya hanze. Buriya umugabo ajya hanze akenshi agiye kwivura stress, ajya gusambana hanze kubera ashaka kujya kwivura stress. Wamuteye stress ashaka kujya kuzimara. Mu buryo bwo kumurinda stress rero, muha agaciro, umwubahe, muganirize, umuhe igituba neza. Urumva, sibaye bitatu tugiye ku cya kane. Noneho ita ku isuku yawe. Urabona ukuntu nsa neza? Ita ku isuku yawe, ita ku isuku yawe n'umuco wawe, we kwiyandarika, we kwiyandagaza ngo ugire kwa kundi kuba ufite umwanda, noneho nurangiza ngo unamucitinge, unamuce inyuma. Iyiteho, wite ku isuku yawe, wite ku gaciro kawe, umugabo wawe azakubaha. Impamvu tuba tubabwiye isuku, ko umugore agomba kugira isuku n'agaciro. Humura wa mugore, humura ugire isuku. Buriya abagabo
bagira irari cyangwa se bakunda ibyo barebesha amaso, bakururwa n'ibyo barebesha amaso. Rero nugira isuku muri wowe, nugira isuku muri wowe, ukiha agaciro, umugabo wawe byanga byakunda azagukunda, azagukurikira. Abagabo buriya n'abantu bikunda cyane, bakurikira ibyiza, bakurikira ibyiza. Rero niba uhumura ukaba wiyitaho, ukisiga utuvuta twiza, ukiyitaho pe, hanyuma ukiha n'agaciro, umugabo wawe agira irari cyangwa se akururwa n'ibyo arebesha amaso, akururwa n'ibyo arebesha amaso. Kubera ko twebwe turumva, tugatega amatwi, tugakurikira ibyo twumvise, ibyo dushaka kumva, ariko abagabo irari ryabo riba mu maso. Niyo mpamvu usanga abakobwa n'abagore biyitaho, ugasanga umugore yakoresheje ikibuno kugira ngo umugabo nyine namubona amurangarire, ugasanga yitaye utumekapu kugira ngo umugabo namubona amurangarire. Isura yawe yiteho, shepu yawe yiteho, ushobora no kujya muri siporo, ushobora kwumva n'ibintu nk'ibyo. Iyiteho nyine ku isuku yawe, kubera ko abagabo bakururwa n'ibyo babona, barebesha amaso yabo, n'ibyo bibakurura. Icyo si icya kane. Icya gatanu noneho, irinde kugenzura umugabo wawe, irinde kugenzura umugabo wawe. Mwa bagore mwe, ibi bintu murabikora? Umugore ugasanga ari kugenzura umugabo we, yamugize nk'umwana, yamugize nk'umwana w'umuhererezi we cyangwa se imfura ye, ahora amugenzura. Ubu uri mu biki? Uri kuvugana nande? Uri kumwe n'abande? Mpamagara video call ndeba abo muri kumwe, ndeba aho uri. Ibyo bintu abagabo barabyanga, babyanga urunuka. Iyo ukomeza kumucungacunga cyane, ahita yumva ko nyine ntago ari umugabo, ahita ata agaciro. Umugabo muhe kwisanzura, ni umuntu mukuru, mwahuye mwese mukuze, mwahuye mwese mukuze, muhe kwisanzura. Wirirwa umunekaneka wigize polisi, aho kuba umukunzi we, aho kuba inshuti, aho kuba umujyanama we, ibyo warabihagaritse, wigize polisi, wigize ingenza. Uramugenza nkande, umugenza ute? Umuntu muhuye mukuze, mwese mufite imyaka y'ubukure, wasanze afite inshuti bano nazo, nubwo hari ibigare mugomba kureka. Iyo umugabo amaze gushaka, hari ibigare rwose agomba kureka, ariko uratangiye nyine kumugenzura, uri kumureba ahantu hose uri kujya, uri hehe, uri kumwe n'abande. N'ubu icyo kintu wagiye gukora iki? Nyereka. Uramugenzura, uri umupolisi, uramugenzura uri iki? Uri umugore we, uri umufasha we. Ntawe ugomba kugenzura umugabo wawe ahantu hose agiye, abantu bose bari kuvugana, noneho telefone ye wayigize iyawe. Arataha, aho ugira ngo umwakire neza, arananiwe, afite stress, utangiye kujya kujagajaga muri telefone, mugiye kureba abo yiriwe avugana nabo. Ibyo bintu abagabo barabyanga. Wimugenzura muri ubwo buryo, muhereza umwanya uhagije, umuhe nawe ubwe yitekerezeho, kuko n'umugenzura cyane azumva ameze nk'umuntu uboshywe. Kandi niba aboshywe, azashaka aho ajya kuruhukira, azashaka uwamuha agaciro, azashaka umuntu umuha agaciro, kubera ko wowe nta gaciro umuha. Ntabwo wabuha umugabo agaciro ngo unamwubaha, unangiza ujye kumugenzura. Uri gukora iki? Uri kumwe n'abandi, mpamagara video call ndebe ko utari kumbeshya. Ibintu nk'ibyo, cyangwa se ukamutungura. Ubundi video call ni gute niyo atari umugabo wawe? Ni gute ngewe umuntu mpamagaye video call atabinsabye ngo bimwemerere? Sinjya mbitaba, mubimenye, murabizi. Umuntu yampamagaye video call atabinsabye ngo mbimwemerere, sinjya mwitaba. Nuko bimeze. Ni gute ushobora guhamagara umuntu video call ntuzi ngo ari he, ntuzi ibyo arimo, ntibanabimusabye? Ugire discipline. Umuntu uramuhamagaye video call utigeze ubimusaba. Icyo kintu rwose cyumvikana. Wararezwe cyangwa warorowe. Ni gute ushobora guhamagara umuntu video call utabimusabye? Mujye mwanga kubitaba, niha agaciro. Nuko biba bimeze. Umugabo wimugenzuye cyane, my friend, ukamugendaho, ahita yumva ko nyine umeze nkaho uri umwanzi we, ntabwo uri inshuti ye. Reka kugenzura umugabo wawe, umuhe kwisanzura, yisanzure ko mwahuye akuze. Ubwe nabona umwizeye, cyo reka mbabwize ukuri, buriya ikintu mutanazi. Iyo wizeye umugabo, ukamwizera, ukavuga uti ahantu ndabizi udatekanye,
ibyo urimo ndabizi nta kibazo sheri wanjye ndakwize ibintu nk'ibyo. N'umugabo niyo yaba afite gahunda yo guca inyuma arabireka ntaga guca inyuma, ndabwiza ukuri, niba yaba afite gahunda yo guca inyuma arabireka ntabwo abikora, kubera yuko aravuga ati umugabo wanjye aranyizera byisi, nagenda kuguca inyuma n'umutima uzamurya, avuga ati ubundi guhemuka ndi gukora ikintu kibi cyane, umugore wanjye aranyizera, umugore wanjye arankunda nta kintu namuburanye. Wowe n'umugabo hari igihe umugabo aguca inyuma akarira, ari mubizi, akaguca inyuma akarira, akareba umuntu aguciye inyuma nawe yenda nta nubwo naryoshye, urumva, kandi nta nubwo akurusha ubwiza, akavuga kandi umugore wanjye nta kintu yanyimye, ubu nkozi ibiki n'ibiki, ugasanga umugabo aricaye ariherera akarira. Ariko wowe niba uzi gukora ibintu bibi kuri we, umugenzura, utamuha agaciro, urumva, utagira isuku, utamwubaha, ibintu nk'ibyo, azaguca inyuma yisetse yishima, avuga ati ndamuhamije ntako ntagize, umugore wanjye yarananiye, umugore wanjye mbere ikigeragezo. Usange umugabo wawe aguca inyuma isaha ku isaha kubera wowe. Genzura uburyo witwara imbere y'umugabo wawe, genzura uburyo witwara mu rugo rwawe. Ntabwo ndi kubwira abahungu n'abakobwa, ndi kubwira abantu bubatse ingo, abantu bubatse ingo mwigenzure, mwirebeho, murebe muri ahantu biri gupfira, kubera yuko umugabo ni umuntu mukuru, ni responsable iwe, araba responsable iwe gute kandi umugenzura, utemera ibyo akubwiye, utemera ko agira ukuri. Iyo umuntu umweretse kutamwizera rero kutagira ukuri, no abikorera kurushaho, abikorera icyo, izera umugabo wawe, umuhe icyizere byonyine, icyizere kirarema. Numara kumwizera nawe ubwe niba yaranafite n'imico mibi izahinduka, kandi ndabikubwiye, reka kugenzura umugabo wawe please. Icyo none agasuzuguro kabi, none ugasanga umugabo ari kumwe n'inshuti ze ari kwiregura, ndi kumwe n'inshuti zanjye rwose, agataha ndi kumwe n'inshuti zanjye rwose, none se mbavugishe, bahamagare se basi muvugane wumve ko ndi kumwe nabo, cyangwa yagera mu rugo rwose ndi kumwe nabo. Kandi noneho niyo azi ko umugenzura cyane rijya kubeshya, akavugana n'inshuti ze, inshuti ze bagakina iyo diro, urumva, noneho umugabo yagera mu rugo akakumvisha uburyo ari kumwe nabo, noneho akanahamagara abandi bumvikanye ko nyine bari bukubeshye, ngo none se mwana wageze mu rugo se, we ngo sha wageze mu rugo, none se muracyari hahandi, nyine akakwereka ko ari kumwe n'abajyamo. Kandi abo bahungu cyangwa se abo bagabo bagenzi be yabavugishije yuko agiye kukubeshya ikinyoma cya se muhanuka, noneho kugira ngo akwemeze neza kandi ukabyemera. Uri abantu bagiye bakunda kubeshywa, bumva ari byo byiza. Umugabo uramugenzuye cyane, none abashatse trike zose zishoboka ku buryo azajya kubeshya. Utaje ageze mu rugo, none se bimeze bite, muracyari hahandi se, none se ariko sha njye numvise rwose yaratahagira. Umugore akizera akagira ngo nyine ngo ari kumwe n'abo bagabo, kumbe avuye gusambana, yasambanye na Nyiramugisha, barasambana, arangije ahita abwira abashuti be ngo muze kuvuga ko twari turi kumwe, nyine ngo ndabahamagara ningerayo. Waza umubaza iki se wamutwaye, kubera ko umugenzura umushyiraho ingenza, wigize mu polisi, ibyo akubwiye byose ntabwo byumva, uramugenzura kandi murekeye yisanzure ubwe, umutima namuzamubwira ati umugore wanjye nta kintu atankoreye, aranyizera kuko njye namuca inyuma, nyine agera habireke ahinduke. Ariko azahinduka gute kandi wowe warigize umuntu umugenzacyaha kuri we, aho kugira ngo umubere inshuti ahubwo wigize umupolisi? Mubihagarike, wigenzura umugabo wawe. Umugabo wawe azakubera umwana mwiza, nanaguca inyuma azaguca inyuma yigaye, kandi nanajya hari igihe ashobora kutazasubirayo. Ariko se wowe ugira umwanda, uramutuka umunsi ku munsi, uramwubahuka, uramugenzura, telefone yiwe wayigize iyawe, ibintu byose uri hehe, video call, mbese warajagaraye. Reka babwize ukuri, buriya abagore bateye uko nguko bagenzura abagabo babo, akenshi nta cyizere baba bifitiye, nta cyizere, aba yumva ko nyine umugabo amurenze. Iyo ugenzura umugabo wawe buriya bakurenzeho, nta cyizere uba wifitiye namba. Muzigo mugenzi wawe, nta mpamvu yo kubera umutwaro mugenzi wawe. Ikindi twe tugiye kurebaho rero, nababwiye ko tugiye kureba ubwoko bubiri bw'abagabo dufite, yaba ari mu Rwanda cyangwa se mu isi yose. Abo bagabo ntago bajya babura, abo bagabo ntago bashobora kubura guys, ntago babura,
ntago abo bagabo bajya babura mu muryango nyarwanda cyangwa se mu Rwanda cyangwa ku isi yose. Tugira ubwoko bubiri bw'abagabo. Ubwo bwoko bubiri bw'abagabo nibwo ngiye kubabwiraho. Wumve uwawe uko ameze, nawe wa mugabo wumve aho uherereye, kandi wumve ko ibyo turi buvuge bishobora kuba bihuye n'ibyo wumvise. Dufite ubwoko bubiri bw'abagabo. Urumva? Ubwoko bwa mbere bw'umugabo, umugabo cyangwa se umuhungu wa mbere, uramureba inyuma ukabona ni umugabo pe, ukabona ni umugabo w'igitangaza, ukabona ni umugabo uri smart, ukabona ni umugabo rwose ushobora kuba anafite n'amafaranga, ufite n'akazi keza, mbese ukamubona ni umugabo pe. Inyuma nyine, inyuma ubwo ni hano nyine gutya umureba ukabona rwose ni umugabo, ukabona ni mwiza, ukabona ari smart, ukavuga uti uyu mugabo afite n'akazi keza, uyu mugabo ashobora kuba afite amafaranga, nyine ukamureba pe, ukabona ni umugabo. Ariko imbere muri uyu mugabo, imbere wa nyawe, noneho wa nyawe ameze nk'umwana muto. Imbere ni umwana muto, ni umwana muto. No kumureba inyuma gusa, igihagararo, ukamureba shape, ukamureba nyine ukabona ni umugabo, ariko imbere ni uruhinja, ni umwana muto w'umuhungu. Abo bagabo barahari. Urumva? Uyu mugabo akenshi uzasanga yarakomeretse akiri umwana, ashobora kuba yarahuye n'ibigeragezo akiri umwana. Urumva? Akagira ihungabana muri we mu bwana bwe, hanyuma none igice cy'amarangamutima kaburirwa irengero, kikangirika. Wari wabona umuntu wangiritse amarangamutima, umuntu wangiritse amarangamutima ari umwana, ubu rero niwe turi kuvuga. Hanyuma byose bikaba byarangiritse ari umwana, bitewe n'ibyo yagiye anyuramo, n'ibyo yagiye acamo, n'uburyo yakuze, n'uburyo yarezwe, uburyo yabayemo, byose nyine ibyo yagiye acamo bikaba byaramwiciye amarangamutima. Akaba noneho ari wa muntu, ari nayo mpamvu nyine yitwara uko wenda mutamubonye, nyine uko agaragara inyuma akaba atari ko we wa nyawe w'imbere, nyine akaba ameze nk'aho harimo ibice bibiri kandi ari umuntu umwe. Urumva? Uyu mugabo ukabona nyine ariyo mpamvu nyine yitwara uko umubona. Ubwo ndi kubwira wenda nk'abagore bafite uyu mugabo. Uyu mugabo akenshi agira umujinya wa hato na hato mu rugo, agira umujinya wa hato na hato, cyangwa se agaceceka cyane. Ibyo bikagera igihe nabyo bimubaho, kugira umujinya wa hato na hato, guceceka cyane, kutirekura mu mubano wanyu. Ugasanga nawe mugabo nyine wifunga, wifata, ntashaka kwirekura, ntashaka kurekura amarangamutima ye, nyine arabifunga, ntashaka kwirekura mu mubano wanyu. Hanyuma noneho agasuzugura, agapfobya abagore, agasuzugura, agapfobya igitsina gore. Abo ntabwo ari ukubona umugore we gusa, ni abagore muri rusange bose akagira gute, akabapfobya, akabasuzugura, n'ibindi byinshi cyane, byinshi tutashobora no kurondora. Ariko muri ibi byose ugasanga nta n'ikintu na kimwe yitayeho, yaba yagusuzuguye, yaba yagucecekanye, yaba yarakaye bya hato na hato, nta n'ikintu wagize, akabona ko nyine byose yabitesha n'agaciro, kuvuga ko nyine ntanagaruke ibyo bizongana gusaba n'imbabazi ku byo azi bitagenze neza. Aba bagabo kandi wamureba mu muhanda ukavuga uti yo, mbega umugabo mwiza, mbega umugabo uri smart, mbega umugabo ufite amafaranga, mbega umugabo umeze gutya na gutya. Kumbe iwe mu rugo ni wa mugabo wirakazwa, ni wa mugabo uceceka, ni wa mugabo utirekura mu mubano wanyu, ni wa mugabo ugusuzugura, ni wa mugabo utaguha agaciro mu rugo. Mbese ni umugabo utari sawa pe. Ariko mu muhanda wamubona ukabona ni umugabo. Akenshi uyu mugabo abaho mu mashusho nyine abiri atandukanye, yibanda cyane kugaragariza abantu bo hanze, nyine akabereka ibyiza, akabereka ko ari umuntu nyine mwiza, nyine akagerageza ibyo akora byose, akabereka ko nta kibazo, ko ari umwana mwiza, akabereka ko nyine ari umwana mwiza hanze gusa. Ariko mu rugo iwe ugasanga
ya neza nyine bwa bwiza nyine agaragaza, ya neza agaragaza abandi hanze, iwe ntayo nyine ni umuntu utamenya uko ateye. Abandi hanze bazi ko yo disi uriya mugabo ni imfura, uriya mugabo ni umwana mwiza, kumbi we mu rugo rurasibana. Urumva, ugasanga ibyo avuga n'ibyo akora ni ibintu bitandukanye, birahabanye cyane pe, birahabanye. Agahimano ka hato na hato, byaba ari kubijyanye n'umutungo, byaba ari kubijyanye nyine n'ubuzima busanzwe bwo mu rugo, ugasanga nyine mu nshingano zo mu rugo nta kintu na kimwe yitayeho. Urumva, ni wa muntu uhimana, agahimano, agakora agahimano, ugasanga umugore nyine yenda nko kuzasara, kuzatora amashashe, kandi hanze yavuga ngo hanze bamuzi ko ari umwana mwiza, ugasanga umugore bamuhinduye umusazi. Uyu mugabo arimo ibice bibiri, hari igice agaragariza mu rugo iwe, hari n'icyo agaragariza abandi bo hanze nyine akeneye ko bamubonamo. Uyu raze ari igihe aba yarangiritse, kera ari umwana mu mutwe we cyangwa se mo imbere ari uruhinja rw'umuhungu kandi hanze yabamubona akabona n'umugabo w'ibigango. Abagabo barahari, ugasanga nta kintu na kimwe yitayeho, na nicyo yabikoraho. Ibi byo mu rugo byose nyine ameze nkaho nta kintu kimureba. Noneho uyu mugabo wa kabiri azaba ari wa mugabo nyamugabo, irindi sezerano, icyo avuze aragikora. Uyu ni umugabo wa kabiri, yita ku rugo rwe, ndetse n'abari muri urwo rugo bose abitaho. Umugore we aramwubaha, yubaha umugore we, abana abitaho. Ugasanga nyine ni wa mugabo, n'umugabo wa kabiri, ndetse agira n'urukundo, akagira n'abandi inama, akemura ibibazo byose. Ikibazo cyose kivutse gishyira ku mutwe we, akavuga ati ninjye mugabo ngomba kubikemura, nta wundi n'ububwire ngo aze kubinkorera. Hanyuma yabona ibitari kugenda neza ku giti cye wenyine atari bubishobore, bagafatanya n'umugore, akumva ko nyine umugore we ari umuntu w'agaciro imbere ye, mu gihe wa wundi asuzugura umugore we. Numva, ugasanga ni wa mugabo nyine ibintu byose arabikora, nyine ari responsable. Uyu mugabo abagore benshi niwe baba bashaka, niwe bakeneye. Ariko ikibabaje, umubare munini w'abagabo bameze nk'uriya wa mbere nibo benshi. Abagabo bameze nk'uriya wa mbere nibo benshi, batagira ikintu bitaho, birakazwa. Nyine usanga ari abagabo nyine hanze bagaragaza ko ari abana beza, kandi mu rugo ari abana babi, asuzugura abagore. Hari n'abakubita abagore, kandi ugasanga mu by'ukuri ibibazo byose bivutse ntago bimureba mu rugo, ntago bimureba, ntashaka no kubivugaho. Ariko uyu mugabo wa kabiri ni wa mugabo wita ku nshingano, ni wa mugabo wita ku rugo rwe, ni wa mugabo wita ku bana be, ni wa mugabo wita ku mugore we, yubaha umugore we. Ikibazo cyose kivutse agikemura, yabona bitagenze neza akabifatanya n'umugore bakabikemura, bakaganira. Nuvuga ngo mbese abagabo buri wese aba akeneye uriya mugabo wa kabiri. Ariko igitangaje ni uko abagabo benshi, yaba ari mu Rwanda bari n'isi yose, abagabo benshi bahari niba ari uriya mugabo wa mbere, ugaragara nk'aho ari umugabo ariko imbere ari uruhinja rw'umugabo, ari uruhinja rw'umwana w'umuhungu. Mw'imbere n'umwana, ariko inyuma agaragara nk'umugabo na mwiza. Abo bagabo rero nibo beze pe, nibo bariho. None wa mugore we, umugabo wawe ni uwuhe muri abo bombi? Wa mugabo we uri uwuhe muri abo bagabo bombi? Uri uwuhe muri abo bagabo bombi? Ko twese abagore twifuza umugabo nk'uwo wa kabiri, twitaho, akadukunda, akaduha agaciro.